Thank you for giving me a home. It's always a home for you. Thank you. Well, nubwa mbere nje muri press conference nkabanje kuyobora. So mwihangane ni nyobora na concert. Well, banyita Austin, kuva kuri Kiss FM. Bamwe bateguye cyangwa se bari gutegura Kiss Summer Awards. Ntara introducing abandi bose. Kiss Summer Awards ni umwana wa Kiss FM. Yavutse kuri Kiss FM umwaka wa 2018. Icyo gihe ikipe y'abakozi ba Kiss FM, just go a little bit of background how the Kiss Summer Awards was born. Hari hasohotse indirimbo nyinshi nziza, nyinshi kabisa, ndabyibuka jewe n'abandi dukorana. Well, but ko nta awards ziri muri iki gihugu kandi abahanzi bakwiye gushimwa, we need to appreciate what they are doing. How come there is nothing like awards? But then ntabwo twari gukora ngo awards muri rusange z'umwaka wose. Hari mu kwezi kwa gatanu, kwa gatanu gutyo sabe gitangira. It's when I personally was like, we should do the Summer Awards, and the whole team was like, we should do the Summer Awards. Twegereye ubuyobozi bwa Kiss FM nabwo bwahise buvuga buti dukore Kiss Summer Awards. Hari 2018 awards zatangiriye kuri radio, ngira ngo ababizi barabizi, ababyuzumvaga, ariko mu cyumweru zabereye buri muntu wese tubazaga ese zabera hehe, tuzaza hehe. Icyo gihe abantu bumvaga ko zabera nka za Serena n'ahandi. Abantu no ku munsi twatanze ibihembo icyo gihe ndibuka ama-calls nakiriye n'abandi bantu. Mu mwaka wa kabiri nabwo bigenda uko. Mu mwaka wa gatatu dutekereza kuzakora nibura event, ariko murabizi mwese ko the COVID pandemic yaje iba yivanze mu bintu. Ariko luckily 2021 igiye kuba ku nshuro ya kane. Iri kuba ku nshuro ya kane. Ndashimira cyane cyane nakora na introduction y'aba partners dufite muri the Kiss Summer Awards 2021 nka Kiss FM. Ndashimira Yohana Karim uturutse muri Skoll, nibo ba sponsors bakuru dufite, utibagiwe n'abandi bakuru bagenzi babo na murumuna w'umusaza wa mugani Kigali Arena. Tukaba aribo maze kwereka Karim kuba muri Skoll, bana Aaron Gaga kuba muri Kigali Arena, noneho uri hagati yitwa Jesse, niwe commercial director wa Kiss FM. Jira introduction niyo ngiyo. Without further ado, dutirwe dutegeza ngo amagambo n'ibibazo ngiye kubanza guhereza commercial director wa Kiss FM ijambo agire icyo atubwira nawe kwa introduction. Is it a good afternoon or a good morning? It's both. It's both. Greetings to you all. Thank you for coming out to witness as we unveil the Kiss Summer Awards 2021. We are so privileged. We've been looking forward to have the Summer Awards for the very first time outdoor. We thought we could achieve it in the previous years, but it was very challenging since Kiss Summer Awards has been a baby. And then 2020, when we thought, yeah, maybe it was ripe to bring it out in an event that is full of color and glamour, to bring our listeners, in contact with the artists. It became very difficult because of the challenging times of COVID-19. But here we are.
when the government said, I think we're in a good position as Rwanda to host events. The Kigali Arena welcomed us, Skol jumped on board, and I think we're going to be one of the first media houses or even institutions to hold an event after, you know, the conditions have allowed us to. We are very thankful to the Arena for choosing to partner with us. This is a state-of-the-art facility, and for a brand like ours to associate with the Kigali Arena, we feel so much privileged. We're so thankful to our partners, Skol. They were with us last year. They chose to be with us this year. I've gathered news that they want to be with us for a longer term because they see a reason why we should be doing this. The Kiss Summer Awards 2021 will be held here in this facility this coming Saturday, and you are all invited to witness one of its kind. I know there have been awards in the country, some kind of awards, but we want an event that is full of glamour and color. An event that suits the caliber of the Arena, the caliber of the brand Kiss FM, the caliber of the brand Skol. So we're requesting you to pass the message on all of your platforms and invite Rwanda and friends across, because you know in the neighboring countries they cannot have events. So this weekend, if they can get a quick ticket and come to Kigali, they will dance to great music by our very own DJ Muturaje. They will witness live performances. And so spread the word and let's come and celebrate local musicians and what they have done. The significance of these awards is, for instance, when you look at names like Ayo Rush, he's a producer. I do not know him, but the awards will bring people like these who work behind the curtains to make great music that we listen to and enjoy, to be known and to be appreciated. Personally, there is a time that I've interacted with producers who seem to say they are not recognized, they are not appreciated, and there is not money in the market when they do their productions. So most of these have been looking to, maybe I could go to Kenya and start my production there, maybe I will be appreciated and make more money there. With the Kiss Summer Awards, with the recognition of the talent, we believe that our producers will find reason to stay in the market, to continue to make great music. If you watch today on the international TVs, what are the name of these TVs, by the way? Trace Music, you see a whole lot of Rwandan music playing there. Why? Because our producers and our musicians are doing incredible work, and no one is about to recognize that work. We said we will move together to recognize what the young boys and girls in our midst are doing in the art industry. So we thank you, Kigali Arena. We thank you, Skol, and we thank the other partners like Tom Transfers who chose to walk this journey with us, and we thank you too for choosing to come to be a part of this. Thank you. Thank you so much to the commercial director, Kiss FM, Jesse. Before we move on to Skol, I would like to give the time to, actually, I should have started with them. Habayemo kwikunda. So because Bwana Aaron from Kigali. Murakoze Austin. Iyo umwana ari iwabo abona umuheha akongeza undi, so nta kibazo. Tuba twabahaye karibu aha ni iwanyu muri Kigali Arena. So turashimira cyane Kiss FM kuba barahisemo kuzana Kiss Summer Awards 2021 kuzana muri Kigali Arena. Of course, ntabwo tubifata n'ibintu byoroheje, turabashimira kandi tubasezeranya ubufatanye kuba twatangira bizera ko ntabwo ari umwaka gusa, ahubwo irimo itangiriro bizakomeza n'imyaka myinshi iri imbere. Mu ibiganiro turimo dufitanye nabo tugomba kandi kubahiriza.
So Kigali Arena ntabwo gusa irimo kureba kuri Kiss FM gusa cyangwa se kuri Kiss Summer Awards, ahubwo ni intego yacu na Kigali Arena kugira ngo tuzamure industry y'umuziki mu Rwanda ndetse na entertainment muri rusange. Nk'uko mubizi dufatanye n'abahanzi batandukanye ndetse na media houses zitandukanye kugira ngo tureko twazamura impano z'abana b'Abanyarwanda. Kigali Arena ntabwo tureba gusa abaturutse hanze cyangwa se abanyamahanga, tugira ngo tunabivugire imbere y'abanyamakuru ko Abanyarwanda bagomba gutinyuka. Kigali Arena ni y'Abanyarwanda, hanyuma n'abanyamahanga bakaboneraho. So mwumve mwisanga kandi rwose tubahaye karibu mwatwegereye icyo ari cyo cyose. Icya kabiri nifuzaga kuvuga, nk'uko mubona tumaze igihe icyorezo cya covid cyarababaje isi mu buryo butandukanye, hatabuzemo none mu rwego rw'umuziki cyangwa se entertainment yarahazahariye cyane. So kubw'iyo mpamvu rero Kigali Arena twafashe iya mbere kugira ngo twongere tuzahure industry, twongere tuyibyutse dufatanyije n'uruganda rwa muzika cyangwa se na music industry mu Rwanda with these media houses like Kiss FM. So muri urwo rwego twatangije gahunda cyangwa se campaign ya Show Must Go On. Show Must Go On tuyivuzeho uburyo burambuye ni ukuvuga ngo nubwo icyorezo cyatugizeho ingaruka mu nzego zitandukanye, ariko show must go on, sibyo? Mu buryo bwose, nubwo hakiri icyorezo, nubwo hakiri ingaruka zacyo zababaje mu nzego zitandukanye, ariko show must go on. Muri make tugomba gukomeza gutarama, tugomba gukomeza kwishima, tugomba gukomeza kunezerwa, ariko nanone tutarenze ku mabwiriza yo kurwanya icyorezo cya covid. So Kiss Summer Awards ni bimwe mu bikorwa bizakirwa hano, ariko nanone mu bufatanye bwa Show Must Go On. So niyo mpamvu tugerageza uko dushoboye kugira ngo na bimwe byagombaga kubagora ku biciro mu kubona iyi nyubako kuyikoreramo, tugakora uko dushoboye ku buryo byaborohera, tukagabanya ibiciro mu buryo bwose bushoboka. Hari n'ibyo dutangira, si ukuvuga ngo ni ubuntu, ariko dutanga tudashyizeho igiciro kugira ngo buri muntu wese yisange, kugira ngo urusheho gukora igikorwa twese dushobore gusohoka muri izi ngaruka za covid twemye kandi twese dutsinze. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Abubwiye ati so mu kurya ikirori dutangira na Kiss Summer Awards, I think it's the first biggest event that is going to happen after the total lockdowns that we've had nyuma ya pandemic. Ndashimira abanyamakuru bose bari hano kuba bitabiriye, twabasabye ko baza mukaza. It's not something simple to us. It is something that shows we are willing to all work together and move forward mu guteza imbere urugaga rwacu rwa muzika. So ubu ngubu mbere yuko tutajya no kwakira wenda ibibazo bya bamwe na bamwe, I'm very sure journalists have questions. I'd like to give the floor to Skol. Mr. Karim, ikaze kugira ngo ugire icyo uvuga. Murakoze cyane Austin. Mbona no gushimira abanyamakuru bitabiriye kuri uno munsi. Ku ruhande rwacu rero kuba turi kumwe na Kiss FM mu bikorwa byo gutegura Kiss Summer Award ni iby'agaciro ku ruhande rwa Skol. Iyi ni inshuro ya kabiri tugiye kuba turi kumwe, n'igihe byari bikomeye umwaka ushize aho tutabonye uburyo abafana b'umuziki nyarwanda babasha kuba baryoherwa intsinzi za bamwe bari begukanye ibihembo bya Summer bigiye bitandukanye. Twe turi kumwe na Kiss FM muri iki gikorwa. Ubu kuri Skol ni inshuro ya kabiri kuri twebwe tugiye kwifatanya na Kiss FM muri iki gikorwa cyo gutanga ibihembo bya Kiss Summer Awards. Ariko ku ruhande rwacu hari bimwe by'umwihariko tuba dushaka kugeraho, cyane cyane abakunda ibinyobwa byacu kugira ngo babone ako gaciro. Tuzi ko benshi muri bo ni abakunzi b'umuziki nyarwanda, icyo baba bakeneye ni ibyishimo. Ku ruhande rundi rero n'abahanzi nabo baba bakoresheje ingufu nyinshi cyane zikomeye kugira ngo babashe kuba basohora icyo gihangano kijye hanze, nabo baba bagomba guhabwa agaciro. Izo ni zimwe mu mpamvu ebyiri zikomeye
zatumye muri ino myaka ibiri tuba turi kumwe na Kisama Award, kandi nk'uko Jesse yabivuze n'imbere turacyateganya kuba turi kumwe na Kisama Award. Ntabwo tuzi imyaka ariko turateganya ko izaba myinshi tuzaba turi kumwe nawe. Rero muri iki gikorwa Kisama Award tuzaba turi kumwe n'ikinyobwa cya Skol Malt, Skol 100% Malt. Niyo mpamvu rero ubwayo slogan yayo ni 100% success achievement. Niyo mpamvu tuha agaciro rero umuhanzi ukoresha ingufu ze zose ijana kugira ngo asohore product ijye hanze. Aka kanya tube twicaye hano twese dushaka kumenya ngo ese nihe product yashimishije abanyarwanda. Skol Malt rero izabana namwe muri iki gikorwa. Abazitabira ibirori nyamukuru bazabasha kubona ibinyobwa byose bikenewe bya Skol, ariko mbere ko tugera ku munsi nyirizina turifuza yuko n'abakunzi ba Skol bagera muri arena bakareba ubwiza bwa arena, bakareba performance z'abahanzi. Zirahari hose? Zirahari cyane. Aha, rero abakunzi b'ibinyobwa bya Skol ni byinshi tubateganyiriza kuri ino nshuro ya kabiri turi muri Kisama Award. Abari buze gukurikira ibiganiro bya Austin kuri Kiss FM, turaza kugenera abakunzi ba Skol Malt amatike yo kuba bazaba bari hano, bagira ayo mahirwe babashe kuza kureba iyo 100% success achievement bizaba bimeze bite. Ku rundi ruhande hari n'aho muzajya mudusanga mu tubari tugiye dutandukanye twa Skol, turimo turifatanya n'abakunzi ba Skol kugira amahirwe yo kuba bakwicara hano muri arena bakareba izo performance, bakareba abahanzi babashije gukora cyane nk'uko Skol yabyiyemeje. By'umwihariko rero turashimira cyane Kiss FM yabashije kutwegera kugira ngo tubashe gukorana muri iki gikorwa. Tugashimira byimazeyo abahanzi bose babashije kubona nominees, bakaba bari muri kategori zigiye zitandukanye. Nuko bakoze cyane, ntabwo byapfuye kwizana. Ibyo byose rero bigendana na Skol Malt 100% achievement and success. Iyo ushyizemo ingufu byose biraza bikagerwaho. Byinshi bigiye bitandukanye kuri iki gikorwa kuri Skol. Muhereye imbere yanyu murabibona ko ni ibintu twamaze kwitegura. Nk'uko Jesse yavuze ngo turashaka gutanga ikirori cyo ku rwego rwo hejuru. Turabizeza yuko uzitabira wese azagenda avuga ati wow, 100% achievement kuri Kisama Award, Skol, Kiss FM ndetse na Arena. Murakoze cyane. Murakoze cyane Bwana Karim. Ndi kwandikira umuntu kugira ngo abazanire invitation zanyu mutaza kugenda mutazifite. Kisama Award zatangiye ari igitekerezo cy'abakozi wa Kiss FM. Ababoss basaba kwandika proposal kugira ngo barebe if it is something cyafasha apana Kiss FM gusa ariko abahanzi muri rusange n'abanyarwanda muri rusange. Ngira ngo abakurikiye Kisama Awards umwaka wa mbere harimo categories eshatu. Harimo summer producer, summer song, na summer artist. Umwaka wa mbere summer producer yatwawe na Bob Pro, summer artist yatwawe na The Ben, summer song yatwawe n'ibintu nta kibazo. 2019 yaraje dutangira kugira kongera n'ikindi kintu. Twongeyemo category ya summer new artist. Zo category zenye. Uwo mwaka summer new artist yatwawe na Amalon, summer artist yatwawe na Bruce Melody, summer song yatwawe na Kontwari ya Safi Madiba na summer song. 2020 yaraje iba even bigger. Uwo mwaka noneho twahisemo kongeramo indi category imwe uzangira kubeshana, ariyo ya Lifetime Achievement Award. Lifetime Achievement Award twongeye muri the Kisama Awards. Abenshi bakunda kubona kuvuga ati wenda ngo turaza gushaka umusaza ngo wakoze ibintu runaka. Kiss FM is an urban radio station. Icuranga indirimbo kuva ku bahanzi b'abanyarwanda pana bakera cyane. Ngira ngo turabizi ko itangazamakuru bafite umurongo bigenderaho byinshi. So Kiss FM plays at least music from the 2000s kuzamuka. Icyo gihe rero muri category ya Lifetime Achievement Award tureba mu rubyiruko rwatangiye kwiteza imbere no gufasha abagenzi babo kwiteza imbere muri muzika kuva mu mwaka
bibiri kuzamuka, 2005, 2006, 2007 kuzamuka. So iyo turi gutanga the Lifetime Achievement Award, twebwe kuri Kiss FM muri the Kiss Summer Awards tureba abagize ibyo bafasha industry, abahanzi bagenzi babo, urubyiruko muri icyo gihe kuva muri iyo myaka kugeza none. So n'uyu mwaka niko bizagenda, harimo summer artist, harimo summer producer, harimo summer song, hakabamo breakthrough artist, the new artist, hakabamo na Lifetime Achievement Award. Category zenye aba nominees batanu bari cyiciro muri category imwe. Hanyuma Lifetime Achievement Award ni category the judges bicara bagatekereza byimbitse, bakazana amazina arenze 10 bakayigaho bakareba who deserves what, why would he deserve to be the Lifetime Achievement Award winner. N'uyu mwaka niko bizagenda, ntabwo atangazwa mbere, atangazwa kuri uwo munsi kimwe n'ibindi byose, usibye ko wenda izindi categories baba bazi cyangwa se tuba tuzi aba nominees bose barimo. Ngira ngo nibyo ngibyo. So moving forward, turaza guhereza amahirwe cyangwa se chance y'abanyamakuru kugira ngo baze ibibazo bifuza kubaza. Sinzi niba hari microphone tubategura, we will pass it around. Turaza gufata 2 questions I think, hanyuma bisubize gufata n'ibindi. Murakoze, nitwa Karexi, umunyamakuru w'Isango Star. Ndabashimira igikorwa cyiza cyane cy'indashyikirwa Kiss Summer Awards. Ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane, imirimo myiza igihabwa agaciro. Ikibazo nshaka kubaza, nifuza ndi hano kugira ngo mbarize abanyarwanda nyirizina muri rusange, abajya abatora. Umuntu yakibaza Kiss Summer Award yabaye ku nshuro ya mbere, iba ku nshuro ya kabiri, iba ku nshuro ya gatatu, igiye kuba ku nshuro ya kane. Ku nshuro ya mbere hari kategori zari ziriho ziba upgrade, ku nshuro ya kabiri zirongera ziba upgrade, ku nshuro ya gatatu mugendera ku kimwe mwongeramo indi kategori zigenda zizamuka. Icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma ikindi kibazo kugira ngo mu by'ukuri bisobanuke neza cyane, utwaye Kiss Summer Award hari ikindi ahabwa nyuma ya trophy, ahabwa yishimwe, ahabwa riboneka, hari ibasha ahabwa? Ese ibifite value ingana gute kugira ngo mu by'ukuri n'umunyarwanda uri kumvira ukurikira Kiss Summer Award amenye ngo niba ari wenda nta kibazo kumbe yatwaye akayabo kangana gutya, kugira ngo byumvikane neza. Hanyuma ikindi ndimize kuzana cya gatatu kiyongeraho nka score, muraduha icyizere kingana gute kuri muzika nyarwanda? Niyo mpamvu muhitamo gutera inkunga Kiss Summer Award? Yes, do you want to answer any of these on the chicken? If you would answer the first question, I could take part 2 of it. The first question was, tugendera ku cyitwongera. Urabona industry irakora buri munsi, nkunda kubivuga mu buzima busanzwe ko buri mwaka havuka abahanzi bashya. None byirengagiza, iyo byirengagije no kuvuga ngo ntabwo ushaka ko umuziki utera imbere. It's just like any other thing mu buzima. Umupira w'amaguru buri munsi havuka abandi bakinnyi bashya. So niyo mpamvu umwaka wa mbere twatangije n'izo categories eshatu, ariko umwaka wakurikiyeho twaje gusanga hari haje abandi bahanzi benshi, kandi usibye kuba wenda bari kugira amahirwe yo kuba nominated mu ndirimbo nziza bari bakoze, ariko hari hakenewe no ko bagaragara ko they are breakthrough artists. Urumva, niyo mpamvu twongeyemo iyo category ya kane. Icyo gihe twongeyemo category ya gatanu. Hari abantu benshi ufite umuco wenda wo kudashima abantu bakiriho, akenshi ukajya gusanga wenda niba hari umuntu wagize icyo akora, turamwibagirwa kubera ko wenda atagikora amahit, atakiri relevant muri industry, tukumva ko ibyo byarangiye,
So twifuzaga ko natwe twagarura uwo muco wo gushima abantu n'ikintu runaka yakoze. Urugero ngiye gutanga, hari impaka nyinshi, ibintu byinshi, ibitekerezo byinshi mbere yuko umwaka ushize hatangwa Lifetime Achievement Award kuri DJ Bob. DJ Bob nubaza The Ben cyangwa Meddy cyangwa Tom Close cyangwa nureba Austin nk'umuhanzi, nureba Kitoko, nureba n'abandi bose, nta muhanzi wakoraga hit atagize amahirwe yo kuca kwa DJ Bob. Icyo gihe ntabwo habaga hari ibintu byinshi internet yo kuvuga ngo za YouTube n'ibiki, ariko DJ Bob wasohoraga indirimbo yanyura iwe muri studio yiwe mu gitondo, wayisangaga yamaze kuyitanga ku mabisi ajya mu gihugu hose. Nkuko twari twaramenyereye ngo indirimbo zo muri Kenya zarasohokaga ugasanga zije kuri bisi zikarara i Kigali, icyo gihe wasanga indirimbo DJ Bob wamuhaye yayiraje mu ntara ho zose. Wizkid however much haje muri ikibazo cyo kuvuga ngo wenda ngo piracy n'ibiki, twese turabizi ko icyo gihe wenda ntabwo twabiroga cyane byo kuvuga ngo copyrights n'ibiki. N'umwe mu basore bateraga akanyabugabo bagenzi babo kugira ngo bakore kurushaho. Ndabashaka kubabwiza ukuri ko iyo uri umuhanzi ukaba mu gihe cya 2008-2009 ugasohora indirimbo cyangwa se ukaba utari muri ba bahanzi bemerewe kwicara kwa Bob, wabaga utarakora. Mbese yabaga afite intebe yicarwaho n'abantu bafite icyo bakoze. Buri muhanzi wese yishimiraga kuba ageze kuri uwo mwanya wo kwicara kuri iyo ntebe, hakabasha kumuha indirimbo nta kibazo, akayishyira ku masede ajya mu gihugu hose. So some of those things abandi batajya bibuka gutekereza no guha agaciro, it's what we look at. And I personally, as an artist who's been in this, uzi imvune z'abahanzi, wena nitwo tumfasha my team kubibutsa bimwe na bimwe mu bikorwa by'abantu runaka by'indashyikirwa bikenera kwibukwa. Niho duhera, niyo mpamvu uyu mwaka ngira ngo nabwo yagarutsemo iyo category. Ikibazo cya kabiri, I think you were asking if how do we compensate the artist who win, that is there something more that we give. I want to be very clear, we are not rewarding artists with gifts of money. At Kiss FM, and I'm glad that you come from Isango Star, we looked at the media industry and the struggles that the media industry goes through, and who contributes to the thriving of the media industry. You're going to find the musicians contribute a lot, because if you ask Rwandans what they're looking out for in the media, they are looking for the comfort that comes from the music being produced by these artists. Now, we know the challenges of the media industry, we also know the challenges of the artists. We asked ourselves, what can we do to support each other to become better? Kiss FM today is a good radio station for so many Rwandans because artists have devoted themselves to producing good music. So when you ask someone why do you listen to Kiss FM, they'll tell you because of good music. I am not a singer. Several of us at Kiss FM are not singers apart from Austin. So when good music comes up, what should we do as a radio station? It is to recognize the contribution that the musicians have made. Now, I would want to say that perhaps we give something way more than money. How? Today, if you ask Bruce Melody, what is his worth? But how does he rise to be recognized that he has something to give to Rwanda? It is because there has been a platform, there has been a process of recognition. When you look at people like Vestina and Dorcas, how would they hold a concert in the arena without being recognized, without being spotted? So what we do is we highlight these artists, recognize that they have done something, and we give them something more than money. I believe if I gave to Dorcas 1 million today because they've won an award, and I give them 1 million, 1 million perhaps they'll go and buy a pair of shoes. But I would give them recognition at a level like this. So Skoll would see and recognize, oops, there is an artist, Siphon Band, who are they, what can they do?
Maybe when Skoll has gigs, they'll pass on the gigs to Siphon Band. When the arena is looking for who is going to curtainize for Chris Brown, when you bring Chris Brown, we're waiting. I mean, they should be able to look into who are these artists. They have to be given a platform to showcase. So Kiss FM has come out to give the artists recognition, to showcase that yes, their contribution matters, and we're giving them something more than money, which is a platform. Today the world has gone onto social media. I believe by Saturday when you see Siphon Band, if you've not followed them on Instagram, when you see them perform here, you might want to go and follow them on social media, look for their YouTube channel and click on it, and that will contribute to what they're already making. Yeah, thank you. Yeah, ukandi usibye n'ibyo uyu mwaka tuba tugerageza kugira ngo turebe kuko ikintu kinini cyane tugomba kwibukana uko ku isi yose awards ntabwo zitangwa n'amafaranga, ariko recognition ifasha umuhanzi kugira ngo agere ku yindi level. Urugero wenda advantages zirimo ari igihe twirinda kuzivuga mu itangazamakuru kugira ngo babone ko arizo turi gukorera awards gusa n'abahanzi gusa. Zimwe muri advantages nabwira uyu mwaka nuko ibirori kubera ko bigiye gufungura muri events za Skoll zose zakora ibyo biri no muri contract kuba abahanzi bazakoreshwa muri izo events n'abahanzi bari nomine muri Kiss Summer Awards. So rumva these are some of the advantages. Now niyo yaba feste na Docas nagiye kibazo kuko bafite na Virunga Water Park bazaririmba mu mazi. Irene ntugire ikibazo cyiza. So urumva zimwe muri advantages zihari nyinshi tuba twirinda nimba hari ikindi kintu wenda mugomba kumenya haramutse hari n'amafaranga umuhanzi abonye namuzumva Kiss FM cyangwa Kiss Summer Awards uvuga ngo umuhanzi yatwaye award tumwihumbi 500 azabyimenyera wenyine. Reason we are not pushing ko award ari amafaranga. We are pushing to appreciate talent. Yeah. Yes, Kaletse. Reka mbere ku cyizere. Waruze mu kanya gato cyane ko bazabona ikihe cyizere Skoll guha ku muziki nyarwanda. Reka mbere kuri Austin yaravuze uko mwabonye ibirori byamaze gusa nkaho biri kugenda bikomorerwa gahoro gahoro. Nta kindi kigero gihari cyo kugaragaza abahanzi bakoze neza usibye award imwe navuga yari mu Rwanda itugaragariza ikabashyira kuri spot kavuga ati aba nibo bahanzi babashije kwigaragaza. Natwe tugiye gutegura ibintu byo mu muziki biduza n'abahanzi ikigero cyoroshye cyo gufatira kuri abo ngabo babashije kuba bagera kuri urwo rwego. Niyo mpamvu rero twiyemeje ko abahanzi bose babaye nominees muri Kiss Summer Award nibo mu bitaramo turi gutegura muri uno mwaka no ugiye kuza nibo tuzakoresha kugeza igihe tuzabona abandi bahanzi bageze ku rwego runaka abanyarwanda bavuga ko abangaba barimo barakora cyane. Bitavuze ko nanone ko ari ubu ngubu ngaruka ku cyizere ari ubu ngubu twinjiye mu muziki. Skoll no kuva mbere yahoze mu muziki abategura ibitaramo twagiye dukorana ndetse n'abagiye batugana bafite ibikorwa bifite aho bihuriye n'umuziki tukabafasha. N'ibindi bitaramo twagiye dutegura ku giti cyacu twageragezaga gushyiramo abanyamuziki bikaba na ngombwa no mu bikorwa abantu benshi cyane batuzi ko tuba mu bya siporo tukavanga mu muziki. Mu buryo rero bwiza Skoll igerageza kwegera abakiriya bayo umuziki turi kumwe nawo cyane cyane noneho muri uno mwaka ndetse n'undi ugiye kuza tubabikiye byinshi muri Skoll bifite aho bihuriye n'umuziki. Murakoze. Harundi surprises kuri Kiss FM rero Surprise call. dukunda niyo mpamvu muzina surprise call. Harimo surprises nyinshi, ariko icya mbere harimo performances z'aba nominees apana bose, ariko icya mbere aba nominees ba Summer Song bose zaririmba ni aho kuko ndakakubwiye.
Hamisango nkorera kuri BNB FM Mwezi. Ndabanza nshimire cyane igikorwa cyiza cyatekerejweho kigiye kuba ku nshuro ya 4. Ikibazo cyanjye cya mbere ndunganira umuvandimwe wanjye Janvier. Nibazaga niba abahanzi batoranijwe muri Kisama Awards ari bo bonyine bazagira uruhare mu gutaramira abazaba bitabiriye umuhango nyirizina. Ikindi kibazo cya kabiri, hari icyiciro gitabaza akanama nkemurampaka kugira ngo mu by'ukuri abashe kuboneka wegukana award. Ku bindi byiciro bisigaye, ese ntaho akanama nkemurampaka gashobora kuba kagira uruhare mu rwego rwo guhagarika ibisa nk'ibiza mu nyuma y'amatora cyangwa se kubona igihembo gihawe umuhanzi runaka, rimwe na rimwe hakaza kuba havuka n'imvururu cyangwa se guhutazanya hagati y'abakunzi b'abo bahanzi? Murakoze. Summer song nominees bose baza performinga, yewe uzanasanga n'abari hanze y'igihugu baperforminze. So umenye ngo mu gutanga ibihembo bya Kisama Awards hari voting, hakaba na judges. The judges have 60%, the voting has 40%. Okay, murakoze. Nitwa Emmanuel Nsengiyumva nkorera igihe.com. Kumbe witwa Nsengiyumva. Kompi na Gabiro abo ngabo. Ndagiye tunakoranye by'umwihariko kugeza ku y'inshuro, ahubwo nibazaga ngo kubanza Kisama Awards nimuhinira muri Sama gusa, hari abandi baba bakoze mu yandi mezi nabo bakeneye gushimirwa. Nk'ubuyobozi bwa Kiss FM ntabwo mujya mubitekereza yuko mwakwagura mukava mu mpeshyi gusa n'itumba n'ibindi bihe mukabijyamo? Aho ngaho nako niko nashakaga kwenda mutubwiraho niba igitekerezo gihari ari ryari. I want to allude to the question that you did ask, that how do we evolve from one category to another? For instance, the Lifetime Award, it's not really about a summer, contribution. So, like we said, the awards have been a baby. They have been mostly via broadcast on radio, involving just the artists. And now we are having a breakthrough to come out and involve the audience. We are looking at how the awards are evolving, and as we grow at Kiss FM and as we grow with our sponsors, to see how far we can stretch it. We already see the need because there's not too much talent recognition, and the sky can only be the limit. mu minsi iri imbere cyangwa se mu mwaka uri tugenda kugeramo tuzabamenyesha. Niyo mpamvu again nshaka gushimira Skol kuba iri tayari gukomezanya urugendo natwe na Kigali Arena, wenda nabibira kwibanga kuba dufatanya amasezerano y'imyaka 3 yo kuba ibihembo bizabera muri iyi nzu. Mube mubizi ko tutazavanga ngo tujye muri Petit Stade, ntabwo bizakunda. So turifuza gukomeza gutera imbere, turifuza ko tutavugana uyu munsi gusa, ahubwo tuzakomeza kuvugana, kandi nimusanga ha Skol hari ahubwo wenda kuri iyo nshuro muzasanga Skol yose n'abakozi bayo bose baje ahubwo aho kugira ngo bohereze umuntu umwe cyangwa se 5. Kwa gatandatu bose barahari, bose kwa gatandatu. Yeah, so menye ko Skol irahari, Arena irahari, yo dufite amasezerano y'imyaka 3 kuvuga ngo tuzakomeza gukorana. So hari n'ibitekerezo byo kwagura awards nizibere just Summer gusa, aho kugira ngo abakoze mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa 10 kwa 11 niba be recognized kuko nazi awards zihari. Ntabwo turamenye nimba umwaka utabizakunda, ariko nawamenye. Thank you. My name is Eddie from the New Times. My question is, when you look at the last
3 editions. I think this is the 4th. So when you look at the past 3 editions, how can you assess or give us a summary or evaluation about the past the journey for the past 3 years? How can you describe it, and what the future holds for these awards in a few months? I don't know if Austin should answer that, but I mean, it's exciting, and that's why we are here. It already looks better, just being here. It looks an exciting future for the arena to say, we want to be part of this. I mean, when we came here to have conversations with the arena and went back at the radio and the arena said yes, our imaginations went wild. That's why I'm talking about Chris Brown, because next time Austin will not sit here and tell you that the surprise is going to be Bruce Melody, no? Because we're thinking bigger. We began on baby steps with a few categories. We grew it. Last year we had an edition that was very exciting with limitations of COVID-19. Today we're coming out. We expect full color, red carpet performances, a production, perhaps one that we have not seen before. It's what you'll expect here on Saturday. Through today and by Friday, we'll be concluding on what to expect by Saturday. So we are excited. Back at Kiss FM, we're totally excited. We're looking forward to an experience like never before. If you are to come here, expect perhaps what we have seen on BET. That kind of experience, yes. Yeah, actually, kugira ngo confirming niwinjira muri urasanga stage yatangiye kuzamuka. Ni gake uzasanga stage izamuka kwa kabiri. Igitaramo cy'agatandatu. Ni gake uzasanga ufite protocol y'abakobwa beza nk'aba ngaba muri Kigali protocol but with the Kiss Awards we do have that. Urumva ikindi usibye n'ibyo I always want to talk to people and give them my experience as an artist as well. How much I'm on this panel. In the management teams. Ikigaragaza ko the Kiss Awards ziri gufasha industry kandi it's exciting. Kuba the fact that a lot of artists today abafite indirimbo akanga kuyisora mu kwagata avuga ati nzayisora mu kwagata mu gihe cya summer. Icyo kinaga ari ikintu gitoya. We actually appreciate the fact that they see the reason we are doing the Kiss Awards. Ni biragoye kuvuga ngo umuhanzi yanga gusoma indirimbo kwa 12 ayibike azayisohora mu kwa gatanu. So icyo ni kigaragaza ko nabo ubwabo bari turi muri the same bus. We want the same thing. So kugira ngo wenda tubyagure kurushaho nuko Emi yabajeje, we are thinking of making it wider. Kugira ngo bizabe more successful, of course with your help, you guys. Austin, my question to you first of all, before I give the microphone to the other guys. You are saying, you said the idea came. And you said there were no awards by the time, which was, it was no good for an industry like this, which is growing, and you want to play your part. But you are also an artist. Aren't you the one who brought the idea? Yeah, actually, the idea was mine. But no, before even he continues. Yeah. Even if he brought the idea, us in the management of the radio station, we see the value of an idea. Even if Austin, our employee, through anyone, whether it's called that we should host the awards, to see the value in the idea, and that's why Kiss FM has chosen to support it. Nuko idea yavuye iwanjye turi kuganira n'abandi bakozi nkaibaha, they bought it, and now the radio station bought it. When me and Ahmed n'abandi
which is this is a good idea. They bought it, and it's no longer an Austin idea now. For professional Austin Awards. Yes, for professional radio stations, even if I brought Waza kuri Kiss FM, ntabwo ibikiri yanjye niba yabaye ya Kiss FM. So nubwo idea basically was brought up by me, it ended up being impregnated by Kiss FM. Pollinators. Okay, ndabona nawe ndi muntu hari before arahari Kemi arabaza mana kereka mubaze kuko nanjye umfashe ntunyorohera n'ibyo mwahoze mubitubwiraho ariko the event ntabwo mwigeze mukomoza kuri insurance. Abafana barasabwa iki? Barasabwa kuza bipimishije, barasabwa kuza bikingije, epfo mukeneye abantu bangana gute kugira ngo banagerageze gucuranwa amatike hakiri kare. Mbere ko tugera no kubindi katubanze tugihereze Aaron murakoze cyane. Nubwo twishimiye kwakira Kisama Awards, ariko nanone ku rwego rwo kugira ngo dukomeze kwakira muri environment iri safe, mbere na mbere buri muntu wese uzitabira uyu muhango agomba kuba yipimishije covid anagaragaza ibisubizo biri negative. Icyo ni icya mbere. Hanyuma ibijyanye n'amarembo abantu bazinjirira, nibwira ko imiryango izaba ikinguye kuva saa sita. Ibijyanye no dufite imiryango myinshi muri Kigali Arena, ariko itike yawe izajya igufasha muri ticket abanditseho aho winjirira n'aho uri bwicare. So biroroshye ku buryo itike izajya kuyobora kugeza aho wicara, ariko none tuba dufite protocole zitandukanye, abantu bayobora muca ahangaha mwicara ahangaha. So ntuzagire ikibazo uzaza musanga. Murakoze. Yego, tuwavuze kuri kubizabera mohari gutanga ibihembo. Nubwo tugize tubabwira ko kwinjira bizaba ari 10,000 asanzwe, kandi muri ibyo 10,000 COVID test no one niko nabyita. Uzishura 10,000 ariko tugupime COVID test hano for free. Hari amatike ya VIP y'20,000 naho hazaba harimo no kwipimisha COVID. Akaba na VIP y'30,000 naho harimo COVID test. Ariko with Skol and Kigali Arena, with Kiss FM, with Kigali Protocol, with Tom Transfers, we are planning gukora the red carpet of its kind. Tuzaba dufite red carpet ubyibuke umuhango kunyura ku red carpet uzatangira kare saa 10, kuvuga ngo hazaba hari n'umugeranga tuzabereka aho protocol team zagibereka aho mugomba kunyura aba media houses na journalists, naho red carpet izabera. Umuhango wa red carpet nurangira nibwo tuzatangira event ku isaha ya saa 1 mu Kadomo. Iyi ni event izaca live kuri radio TV, ukuvuga ngo ntabwo tuzategereza abantu, twebwe tuzatangira. Nimba dufitemo abanyamakuru babiri nibo tuzatangira nabo kutubereka ibizaba koko. This is a radio station that tuba dufite audience tegereje ifitanye gahunda natwe, so nibo tuzakorana nabo kurusha kuvuga ngo dutegereza abantu babanze buzure. Babandi bavuga ngo nushaka kuzafotora ngo n'abantu barimo nta kibazo kuko zabagirira ebi cyane. Urumva, so basically icyo rishatse kuvuga nuko ni event izatangira ku gihe irangire kuri ya masaha twapanze. Imiryango izafungura saa 6 hano, abantu bazapimwa covid. Niyo mpamvu turi kubwira abantu bazaze kare babashe gupimwa. Hazaba hari amabazi ya Skol hano hejuru mu restaurants. Hazaba hari restaurants by the way, umuntu ashobora kuza kare. Niwe ngombwa ko wenda utegereza akadogo kwahisha,
uzaze hano hazaba hari restaurants zizakugaburira very good food. So ntugire ikibazo, Arena is like our home, buri kimwe cyose kizaba gihari. Na Skol ifite na plan zayo wenda Karim yazitubwiye. Yes, ni ukuvuga ngo kuva bamaze kuvuga gahunda y'amatike reka nyigaruke ariko na gahunda yo kwinjira saa sita hano bar za Skol zaba zifunguye. Si ngombwa rya cupa wanyweraga muri quartier cyangwa ahandi hantu ku mahugurwa hano utegereza amasaha ukurikire red carpet hano paka gahunda y'igikorwa nyamukuru itangiye. Rero twatubamenyeshe hano hejuru bar zose zihari zizaba zirimo ibinyobwa bya Skol, nta kwicwa n'inyota waje mu kirori nk'iki. Ariko nanone by'umwihariko mutubwirire abanyarwanda yuko ubu ngubu aka kanya ugiye ku rubuga rwa Facebook rwa Skol @Skol Rwanda ushobora kuba watangira gutsindira ikinyobwa cyawe cy'ubuntu. Uva numara kugura tike ugende kuri Facebook ya Skol, urasangaho form uyuzuza ubwe ngo natsimbiye tike, ubundi tukugenere ikinyobwa cya welcome drink. Kigera hano protocol zahita kwakira iguha ikinyobwa cyo kunywa cy'ubuntu kugira ubanze wicara utuze ubundi uze kureba ikirori neza. Ni ukuvuga ngo umuntu uzagura tike azahabwa n'ikinyobwa cya mbere. Mbese abantu 100 ba mbere bari buze kugura ticket bahita bagenda biyandikishe kuri Skol kuri Facebook, hari form bayuzuze, bagomba kubona ibinyobwa by'ubuntu, aba amazi, aba Skol Malt ndetse na Panache byose birahari, ibyo biratunganyijwe. Ukigera hano we nkuko babivuze protocol izakuyobora ugere kuri bar za Skol, muri babandi 100 ba mbere bazabafashwe neza na Skol. Kandi on top of that wibuke ko kuza karari byiza, wipimishe utazaza kuvuga ngo ikintu cyagucitse baze kare. Amatike ari kuvuga online cyane cyane umuntu abizi kubera COVID-19 prevention. Leta nayo iradusaba kuba tugabanya ibikoresho by'amafaranga mu ntoki, so byaba byiza uguze itike, umuntu aguze itike uyu munsi zagiyeho live ku isaha ya saa 7. So kuri ticket.ayo yatwibutsa dufite platform yitwa ticket, niko yitwa ni ticket. Ugiyeho rwose ticket.com bahita ubona details zose zijyanye n'amatike nta kibazo. Hari akandi kantu nari ngiye kukubaza nyine, ko hari ubwo umuntu wenda akenera kumenya yagera ahantu nk'anga agasanga ibiciro by'ibinywaji byazamuwe bite kuri Skol, igiciro ni cya kindi cyangwa ku munsi nyirizina w'igitaramo ibinywaji bizaba bihenze? Biri ku biciro uruganda rw'arashyize hanze, ariko hano muri Arena ntugire ikibazo, ndakubwiza ukuri ku giciro wanyweraga byeri aho usanzwe yinywera. Arena n'abantu bacu turi kumwe, uzasanga igiciro kiri fair. Hari Panache, hari amazi, Hamisi ntugire ikibazo, Arena izabishyira ku biciro byiza kandi turabikwijeje. Ni Virunga mineral water by the way. Ariko hagati aho hari abakunzi b'ibinyobwa bya Skol duhorana nabo umunsi ku munsi. Guhera uno munsi umuntu uraza kunywera muri Sky Lounge hano i Remera, nuza kunywera kuri Sport Zone Arena Nyamirambo, aragira amahirwe yo kuba yabona amatike y'ubuntu, kugira ngo tubashe natwe nka Skol kwegerana n'abakunzi b'ibinyobwa byacu. Izo bar ebyiri uhanywera umubwire atahagere ashaka kugira amahirwe yo kuba yatsindira itike. Nanone no mu kiganiro cya Austin, nubwo ari ikiganiro cya Austin gusa, ibiganiro byose byo kuri Kiss FM turabaha amatike, muze hamwe na Skol, muze kabisa. Icyo bigusaba ni kimwe gusa, Austin arajya akina indirimbo numenye iyo ariyo, uwo muhanzi ari nominated muri kategori iyo ariyo yose, numenye iyo ariyo urahabwa amahirwe yo kubona tike. Urumva nibyo twemeranyije n'aba sponsors n'aba partners y'aba Arena, na turashaka the show to go on. Duha abanyarwanda show must go on with our country people, n'abagenzi bacu. Si ngombwa ko ntabwo turi kureba amafaranga kurusha guhereza ibyishimo abanyarwanda no ku appreciating akazi k'abahanzi b'abanyarwanda baba bakoze. Abanyarwanda benshi bavuye mu bihe bikomeye, cyane cyane mu byerekeranye n'imyidagaduro. Muri kubibonaho muri muragenda musohokera uburyo abantu bari excited kuba bakwenjoyinga. Muze rero hano mu rugo muri Arena twenjoyinge, ntabwo dutargetinze amafaranga y'Arena y'abari Skol y'abari Kiss FM, dushaka gutanga ibyishimo kugira ngo turebe ko twakomeza gukura. Jesse yabisobanuye ati hari step iyi award yavuyeho nawe igeze aho tugeze rero, ntabwo ari kwifuza amafaranga. Ndabeshya Austin,
aho tugeze naho kwereka abanyarwanda agaciro k'igikorwa. Abazagera hano bose rero ufite amahirwe yo kubona ibinyobwa by'ubunijana bazagera bwa mbere, abumva ubushobozi bwabo kuri icyo gihe itike atayibona anyarukire muri ayo mabazi babwiye kuri Sport Zone Arena, kuri Sky Lounge abona amatike, cyangwa se akurikire Kiss FM amatike arahari. Ariko nanone online amatike yahageze, Austin saa saba zageze, amatike online yahageze. So n'abantu bazaza kuri uwo munsi bashobora kuzaza bakayagurana hano kuri Arena. Gusa byaba byiza kuko urabizi ko umuntu wese uzagura itike keretse uzaza yamaze kwipimisha COVID, byo it's easier, ariko ku muntu wese uzi ko azaba ataripimisha COVID byaba byiza aje kare kugira ngo ntibimugore natinde. Tuzaba dufite abapima COVID hano kuri venue, tuzabereka aho bazipimishiriza iruhande rwa stade, hanyuma bazaze binjira gusa bagaragaza ibisubizo n'itike. Online kuri website na platforms za tickets.com. Kirango nibyo, murakoze cyane kuza, ariko murabizi iyo turi gukora na Skol ntabwo mugomba kwicwa n'inzoga n'inyota nazirebye ndavugishwa. ariko nazibonye nanjye iyo ibintu bitari ibyawe mugerageza. Abantu bari hariya bari uburyo basukira bose mu Skol Mark yica icyaka, ariko n'ikirere nabonye kitwemerera kuba yakwica icyaka n'ibisanzwe. mwisanzure nta kibazo. Murakoze cyane kuza muri press conference. I hope to see every one of you. Turaza kubaha my invitations yanyu mbere yuko mugenda, and murabizi nanjye mu binyamakuru mugenzi wanyu na press release turaza kuzibaha n'agateke. Badge yanjye ndumva nyifite. MC Dukani. Thank you. I would like to give our last remarks to Bwana Aaron. Murakoze cyane. Wenda dusoza nagira ngo mbabwire ko muri Show Must Go ntabwo ari Kiss Awards zizabirimo, tubahishiye n'ibindi bitaramo byinshi mbere y'uko umwaka urangira. Dufite ibitaramo, siporo, dufite ibikorwa bigera muri 39 mbere y'uko umwaka urangira under Show Must Go hano muri Kigali Arena. So turabatumiye rwose, tubamenyesha biciye mu itangazamakuru bose muzahabe dufatanye twirukane COVID. Thank you so much Kigali Arena, thank you Skol, thank you Kigali Protocol, Vice President wa Alliance kuba muri hano mwese. Thank you so much. We'd like to thank Tom Transfers. Hari n'abandi baterankunga wenda muzamenya kuri uriya munsi bitewe n'ibyo abantu bizabatungura kubona ku bahanzi bamwe na bamwe. So thank you so much. I would like to thank our commercial director Jesse, and I would like to thank Karen from Skol for being here, and thank you all.